Ibyo ugezeho nibigufashe kugera mu kirere na Aviator. Umukino gufata mu rugendo rw'ibyishimo mu kirere. Ikintu cyo kumenya kuri Aviator, aho ibyishimo byo gutwara indege bihurira n'ibyishimo byo gukina imikino kuri interineti. Aviator ni umukino ushimishije ukina kuri interineti uhuza amahirwe na mayeri, utanga uburambe budasanzwe ku bakinnyi b'ingeri zose. Biragoye kubyiga, hamwe n'ibikoresho byoroshe hamwe n'ibitekerezo bigororotse, ariko kubimenya neza bisaba kwitoza no kubimenya. Muri Aviator, ushira ku bintu byawe kuri kajugujugu ya elegitoroniki mu gihe izamuka mu kirere, ukareba uko izamuka hejuru cyane. Uko indege igenda izamuka niko ku bintu byawe bikubiyemo kabiri byongera amahirwe yawe yo gutsindira cyane. Gufata? Indege irashobora kuguruka igihe icyo aricyo cyose, ikongeramo ikintu gitunguranye kandi kitateganijwe ku mukino. Intego yawe ni ukubona amafaranga mbere yuko birangira, ukabika intsinzi yawe mbere yuko indege ibura. Aviator ni umukino w'ibintu bitunguranye, aho icyemezo cyose kibarwa kandi igihe ni ingenzi. Uzabona amafaranga akiri kare kugira ngo utsinde gato ukina neza kandi ukizeza igihembo gito? Cyangwa uzakoresha amahirwe yawe ukomeze uharanire amahirwe yo kubona igihembo kinini? Amahitamo ni ayawe kandi ibintu biri hejuru. Aviator itanga kandi uburyo bugusabana ikwemerera gukina n'inshuti no gusangira ibyishimo hamwe. Hindura ahantu heza kuri bukuru werekana ubuhanga bwawe na mayeri ku isi. Gerageza ibyishimo byo gutsinda na gahinda ku gutsindwa, byose mu isi ihora ihinduka ya Aviator. Hamwe na tutorials z'ingirakamaro na mayeri uzaba uri mu nzira nziza yo kuba umuhanga wa Aviator ntakibazo. None se witeguye guhaguruka? Jya muri Aviator uyu munsi urebe uko uzamuka hejuru. Guhaguruka, gusobanukirwa uburyo umukino ukora. Uburyo bwo gukina bwa Aviator buroroshe ariko burashishikaje. Mbere ya buri cyiciro ushiraho ku bintu. Icyiciro gitangiye indege ya uko indege izamuka ikubiyemo kabiri. Iyi mpugukiro ikubiyemo kabiri igena amahirwe yawe yo gutsindira. Kuvana amafaranga ukanze gusa buto ya cash out. Icyiciro kirangira yo indege igiye. Niba wakuye amafaranga mbere y'ibyo uratsinze. Niba atari ibyo uzatakaza ku bintu byawe. Ni higanwa rigihe n'amahirwe. Witegaye guhaguruka gutangira na Aviator. Gutangira na Aviator ni ikintu cyoroshe. Ubwa mbere shakisha kasino ikomeye kuri interineti itanga umukino. Umaze gukora konti no gushiramo amafaranga shakisha Aviator muri biblioteka y'imikino. Nyuma yo gutangiza umukino uzabona aho ushira ku bintu. Hitamo umubare w'ibintu byawe utegereze ko icyiciro gitangira. Wibuke gutangirana n'ibintu bito kugeza igihe ubimenyereye. Uko ugenda ubona uburambe, ushobora kongera buhoro buhoro ibyo ushiraho. Ururimi rwa Aviator, amagambo makuru ugomba kumenya. Mbere yuko utangira gukina Aviator, bifasha kumenyera amagambo amwe ingenzi kubiyemo kabiri. Uyu mubare yongera uko indege izamuka, bigena amahirwe yawe yo gutsindira. Cash out, buto ukanze kugira ngo ukusanyirize hamwe intsinzi yawe mbere yuko indege iguruka. Bet, umubare wa amafaranga ushiraho kuri buri cyiciro. Icyiciro urugero rw'indege ihaguruka kandi ishobora kuguruka. Gusobanukirwa aya magambo bizakumenyesha neza ko witeguye kwinjira muri isi ya Aviator ufite icyizere. Igice cya gatanu kubikina neza ingamba zo kubungabunga intsinzi. Niba ukunda uburyo bwitondewe ingamba nyinshi zo kubungabunga ziragufasha kubona intsinzi ihoraho muri Aviator. Uburyo bumwe buzwi cyane ni uburyo bwa low multiplier. Iyi ngamba zirimo kuvunja amafaranga make akenshi hagati ikintu kimwe cya 20 n'ikintu kimwe cya 50. Mu gihe inyungu ntoya, amahirwe yo gutsinda ari menshi cyane. Indi ngamba zo kubungabunga ni sisitemu ya martingale. Iyi sisitemu ikubiyemo kubaka bintu byawe nyuma yo gutsindwa, ugamije kugarura igihombo cyabanje hamwe n'intsinzi imwe. Ariko iyi ngamba irashobora kuba ingorabahizi niba ugize igihombo gikomeye. Igice cya gatandatu kubaho kunkombe ingamba z'ibyago ku bantu bashiraho byinshi. Ku bantu bakunda gukina ibintu birimo ibyago byinshi, hariho ingamba zirimo ibyago byinshi muri Aviator zishobora gutuma batsinda cyane. Izi ngamba si iz'abanyantegeke kandi zisaba urwego runaka rw'ubutwari n'icyizere. Ingamba imwe nk'iyi ni high multiplier chase. Ibi bikubiyemo gutegereza ko ikubiyemo kabiri bigera ku rwego rwo hejuru cyane mbere yo gufata icyemezo cyo kuvunja. Ubu buryo butera adrenaline burimo gutegereza bakubiyemo kabiri benshi, akenshi barenga inshuro 10 cyangwa 20 mbere yo kuvunja.
Ibishimo byokureba ikubiemo kabiri bizamuka hejuru cyane birashobora kubabiza cyane. Ariko binazana n'ibyago byo kubura byose niba indege igiye mbere yuko uvunja. Inyungu zishobora kuba nini cyane, ariko ibyago by'indege iguruka nabyo biri hejuru cyane. Iyi ngamba irasaba ubuhanga bwo gucunga igihe neza no kugira umutima ukomeye, kuko ikosa rimwe rishobora gutuma habaho igihombo gikomeye. Indi ngamba ifite ibyago byinshi ni all-in gamble. Aha niho abakinnyi bashira banki yabo yose mu cyiciro kimwe, bizeye inyungu nini. Nkuko izina ribivuga, iyi ngamba ikubiyemo gushira banki yawe yose mu cyiciro kimwe. Ni uburyo bwo gukora cyangwa gupfa bushobora gutuma habaho intsinzi ikomeye cyangwa igihombo rikomeye. Ni umukino ufite ibyago byinshi ushobora gutuma habaho intsinzi nini cyangwa igihombo rikomeye. All-in gamble si abanyantegenke kandi isaba ubutwari n'icyizere bihagije. Abakinnyi bahitamo iyi ngamba bagomba kwitegura ibyago byo kubura byose, ariko inyungu zishobora guhindura ubuzima. Waba uhisemo high multiplier chase cyangwa all-in gamble, wibuke ko izi ngamba zifite ibyago bikomeye kandi zigomba kwitabwaho ubushishozi. Igice cya karindwi gucunga banki yawe inama zo gukina mu buryo buciriritse. Uko waba uhisemo ingamba zose, gucunga banki yawe neza ni ngombwa kugira ngo ubone uburambe bwiza bwa Aviator. Shiraho ingengo y'imari mbere yuko utangira gukina kandi uyikurikize, nubo wahura n'ibihombo. Irinde kwirukana ibihombo byo gushiraho ibirenze ibyo ushobora kwihanganira. Wibuke ko Aviator ari umukino w'amahirwe kandi intsinzi zemejwe. Ni byiza kandi gushiraho imipaka yo gutsinda. Niba ugeze ku nyungu wifuza, tekereza ku kuvunja no kwishimira intsinzi yawe. Gukina mu buryo butuma utsindamo wishimira Aviator ntuguhangayika kuri mari. Igice cya munani akamaro k'igihe, kumenya imiterere n'imirongo. Nubwo Aviator ari umukino w'amahirwe, kwitegereza imiterere n'imigendekere birashobora kunoza gufata ibyemezo byawe. Witondere abakubiyemo kabiri bo mu cyiciro cyabanje. Abakinnyi bamwe bizera ko nyuma y'abakubiyemo kabiri bake, umukubiyemo kabiri mwinshi arashoboka kubaho naho ubundi. Ariko ni ngombwa kwibuka ko ibi ari ibitekerezo gusa, ntabwo ari ibiringiro. Koresha aya makuru kugira ngo umenye ibyemezo byawe byo gushyiraho, ariko ntukishingikirizeho rwose. Uburyo bwa Aviator butunguranye butuma umukino ushimishije kandi utateganijwe. Igice cya cyenda, imitekerereze ya Aviator, kugumana umutwe ukonje. Aviator irashobora kuba inzira y'amarangamutima. Gutsinda imirongo birashobora gutera imbaraga, mu gihe gutsindwa imirongo bishobora gutera kwiheba. Ni ngombwa kugumana umutwe ukonje mu gihe cyose ukina. Irinde gufata ibyemezo bihutirwa bishingiye ku marangamutima. Komezanya n'ingamba wahisemo kandi ucunge banki yawe neza. Wibuke ko kwihangana no kwigomwa ari ingenzi kugira ngo ugere ku ntsinzi irambiye muri Aviator. Niba ubona utangiye gutwarwa, fata ikiruhuko ku mukino. Fata umwanya wo kuruhuka, usobanure ibitekerezo byawe, hanyuma ugaruke igihe wumva utuje kandi ukomeye. Igice cumi, kurenga ibibanze, inama n'amayeri byo mu rwego rwo hejuru. Uko ugenda urushaho kugira uburambe muri Aviator, ushobora gusuzuma inama n'amayeri byo mu rwego rwo hejuru kugira ngo urusheho kunoza imikino yawe. Izi ngamba zigenewe kuguha ubuhanga no gutuma imikino yawe irushaho kuba myiza kandi ishimishije. Inama imwe ni ugukoresha auto cash out. Ibi bifite akamaro kanini ku bakinnyi bashaka kugabanya ibyago no kongera amahirwe yo gutsinda. Iyi mikorere igufasha gushyiraho ikubiyemo kabiri yagenwe aho umukino uzahita uvunja ku bintu byawe. Mu kubikora, ushobora kwirinda guhangayika kugomba kuvunja ukuboko kwawe mu gihe gikwiye. Ibi bikuraho الحاجة إلى مراقبة المضاعف باستمرار والرد بسرعة. Ibi kandi bikwemerera kwibanda ku zindi nzego z'umukino cyangwa ndetse no gufata ikiruhuko mu gihe umurimo wa auto cash out ukora akazi kuri wewe. Indi ngamba ziteye imbere zirimo gusesengura amateka y'umukino mu buryo burambuye. Mu gusuzuma ibiciro byashize ushobora kumenya imigendekere no gufata ibyemezo bishingiye ku makuru menshi mu mikino y'ejo hazaza. Shakisha imiterere mu kugaragara kwa bakubiyemo kabiri runaka cyangwa urukurikirane rw'ibice. Ku rugero ushobora kubona ko bakubiyemo kabiri runaka bagaragara kenshi mu gihe runaka. Nubwo ibi bitazakwizeza intsinzi, bishobora gutanga ubushishozi bw'agaciro ku mitwarire y'umukino. Kubika inyandiko y'imiterere birashobora kugufasha guteza imbere uburyo bwiza bwo gukina. Byongeye kandi, gusangira ubushishozi n'abandi bakinnyi bishobora gutuma habaho ubufatanye mu gusobanukirwa neza imikorere y'umukino.
Wibuke ko urufunguzo rwo kumenya Aviator ruboneka mu kwiga no guhuza ibintu bikomeje. Uko ukina kandi ugasuzuma cyane. Niko uzagenda urushaho kuba mwiza mu guhanura ibizavamo no gufata ibyemezo by'ubuhanga. Rero, komeza ugerageze izi nama n'amayeri ateye imbere kandi urebe ko imikino yawe irushaho kuba myiza uko igihe kigenda gitambuka. Igice cha 11, kumenya ikirere neza, gukora makes perfect. Kumenya Aviator, kaburi wundi mukino ushingiye ku buhanga bisaba kwitoza no kwihangana. Tukumve uchika intege kubera igihombo cha mbere. Bifate nk'ibintu byo kwigiraho. Byungukirwa na verisho za demo zitangwa na kasino zimwe na zimwe ku murongo. Izi verisho zikwemera kwitoza ingamba zawe no kumva umukino udateje akaga ku mafaranga nyayo. Uko ugenda ubona uburambe, uzagira ubumenyi bwimbitse ku bijyanye n'imikorere y'umukino, kunoza ingamba zawe no kongera amahirwe yawe yo kugera ku ntego muri iyi si ishimishije ya Aviator.